Eugene Official. Yes, hanyuma rero twongere tubasuhuze cyane, twongere kandi tubifurize igitondo cyiza kuri mwe mwese mudukurikiye mu masaha mu gitondo, igicamunsi cyiza kuri mwe mudukurikiye mu masaha nyuma ya saa sita. Hanyuma kandi ku rundi ruhande twifuriza umugoroba mwiza kuba dukurikiye muri masaha y'umugoroba, biraza guterwa naho mudukurikiye muherereye ndetse nuko ingengabe yaho ihagaze. Twe rero turi mu gitondo cyo ku munsi wo kuwa kane n'itariki 6 z'ukwezi kwa munane, turi mu mwaka wa 2026. Tuzindutse muri iki gitondo rero tubazane amakuru yihutirwa ari breaking news. Buri muntu wese rero akwiye kumenya rwose, ntukwiye kuyacikwa kuko ari amakuru utasanga handi. Ni hano kuri umuyoboro wa Eugene Official mu by'ukuri twamaze kuba tugenda tuyaboroganiza. Hanyuma rero dore zimwe mu ngingo z'ingenzi zigiye kuba zigize aya makuru tugiye kubagezaho. Turababwira rero ko mu by'ukuri Son Excellence Evariste Ndayishimiye, perezida w'igihugu cy'u Burundi, hano dufite video, dufite n'amajwi yabyo rwose agaragaza ko yemeje ko rwose yavuganye na ASM Vetura, cyangwa se yavuganye n'umwe mu ba ASM Vetura. Hari ibyo baganiye rero mu by'ukuri tugiye kugenda tugarukaho nkuko n'ubundi tugiye kubibumvisha mu byo yatangaje. Hari ibibazo bamubajije, ese byaba bigiye kugenda bite, ese aba bagabo cyangwa se Uburundi ndetse na ASM Vetura baba bagiye kwiyunga, byaba bigiye kugenda bite, byose rero muri iki kiganiro cyacu tugiye kugenda tubavira imuzini muzingo. Ni mu gihe kandi tukiri mu kindi iki gihugu cy'u Burundi, turababwira n'andi makuru avugwa muri iki gihugu cy'u Burundi, kuko amakuru yizewe 100% aratubwira ko rwose ku munsi w'ejo hiriwemo umukwabo ukomeye cyane hano za Bujumbura. Uyu mukwabo rero watwaye benshi mu by'ukuri, ni mu gihe kandi hanabaye n'inama ikomeye cyane yari yobowe na gisirikare. Ibi rero birimo biraba mu gihe bari kwikanga ko umutwe wa Red Tabara tayari waba waramaze kugira ute, waba waramaze kuba ubinjirana, ndetse ukaba mu by'ukuri uriteguye cyangwa se uri tayari kuba watangira rwose guhungabanya cyangwa se kuba wabakoramo akazi hano muri iki gihugu cy'u Burundi mu badede. So turaza kugenda no tubigarukaho akantu ku kandi. Icyo usabwa gusa ni ukubana natwe hano kuri Eugene Official, ibindi byose ukabiduharira, tukaza kugenda tubikuvira imuzi n'imuzingo. Ikindi kandi turi buze kugaruka, turaza kugaruka hano muri Uvira, bamwita James Fekaduyi, ni generali ngo ni James Fekaduyi, akaba rero umuzarendo. Hari ibindi yatangaje cyangwa se arandi makuru yashyize hanze y'ibanga, nawe video ye turayifite mu by'ukuri, arimo gutangaza, arimo kugaragaza imisozi ngo ya Zamitamba izengurutse iyi Uvira, ndetse yanamaze kuba hagera hatunga urutoki ati dore hose muri ko murareba, ataha harimo mu by'ukuri aduye. Ati rero gutya na gutya, donc turaje nabyo tubyinjiremo mwumve ibyatangajwe na General Fekaduyi. Ni mu mujyi wa Uvira. Turagaruka hano Igoma muri ASM Vetura. Muri ASM Vetura nta kindi kiri kuvugwa, ni abayobozi bashyizwe na ASM Vetura, ikaba yamaze kuba igenda ishyiraho abandi bayobozi basha. Turaje tugende tureba ese aba bayobozi bashinzwe iki, bagiye gukora iki, bashyizweho nande, byagenze bite, barakorera he. Ibi byose ni muri iki kiganiro cyacu cyo muri iki gitondo tugiye kugenda tubikuvira imuzi n'imuzingo. Byagorana cyane kuva mu kiganiro rwose tutabagejejeho ibyo kuri ligne de front cyangwa se ibyo ku mirongo y'urugamba. Ese muri tayari mu kanya gato dusimbukire hano muri ligne de front cyangwa se ku mirongo y'urugamba, turebe uko biramutse byifasha hano muri territoire ya Fizi. Ese turamuke tuzamuke muri za Masisi. Kuri mikoro ya kabiri haraza ko hari kumwe hariho Sina Makosa, ariko mu buryo bwa telefone araza kugenda tudondosha uko muri Kivu Amajyaruguru biramutse byifashe, cyane ko abarimo aragenda agira ati abikusanya akantu ku kandi, abyegeranya akantu ku kandi, kugira ngo mutaza kugira akantu na kamwe mucikwa mu by'ukuri muri biganiro byacu cyangwa se muri aya makuru yacu tuba twagiye tubategurira akantu ku kandi. Hanyuma rero mbere yuko dutangira amakuru yacu mu buryo burambuye, nyemerera wowe ukunda umuyoboro Eugene Official, wowe rwose udahwema gukurikira ibiganiro byacu, nawe birashoboka ko wagira uruhare muri ibi biganiro byacu cyangwa se muri iki kiganiro. Kugira uruhare rero nta kundi ni ukunkorera kuri ako kantu kagakumwe kameze gatya, ni like. Rero ubwo uraba ukoze like,
ubundi nibiba ngombwa unasharinge cyangwa se usangize n'abantu bake mu magroupe iki kiganiro, ubundi kirebwe na benshi cyangwa se YouTube igenda ikiri commanding igihe abantu benshi, bityo ro biraza kuba bigera ku bantu benshi cyane. So ni uwo musanzuro cyangwa se nubwo bufasha turagusaba, ibindi natwe rwose uze kubiturekera. Ariko nanone kandi birashoboka kuba udukurikira utarakora subscribe. Sinzi rero ngo urabura iki ngo ukore subscribe. Kora subscribe rero rwose kugira ngo tuzajye tubana gatanu ku buri kagenzi kako muri aya makuru yacu aba akomeye cyane tuba twagize gutya rwose tubategurira. Reka dutumikire sasa abadutumye, birumvikana Primo Health Infinity, ubundi tuhite tugaruka n'amakuru yacu mu buryo burambuye mu gihe tukiri kubatumikira namwe mukora kuri like gatanu kuri kagenzi kako. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produit z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produit zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose, zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa. Imiti bayamaze kubageraho. Kubari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'Amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Igoma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Yes, nizerero ko mwamaze kuba muhagera. Ubu sasa natwe reka duhere hano mu kino gihugu cy'u Burundi. Tubanziro twumve ijambo ry'umukuru w'igihugu, ndavuga rero Perezida Evariste Ndayishimiye, avuga rero mu by'ukuri uguhura kwe ndetse na ASM Vetura cyangwa se n'abayobozi ba M23. Twagiye tubabwira ko rwose bagira gutya bakaba bagerageza guhura kugira ngo bagire uburyo kibagira ibyo baganira. Ariko none wumve uburyo ki uyu mugabo ngo yahamagawe cyangwa se yavuganye n'aba ASM Vetura cyane cyane bamubuza rwose kwica abanyamurenge. Umva, reka twinjire mu kiganiro sasa, reka twumve Perezida Evariste Ndayishimiye. Mbere kuri M23 baje Bujumbura inshuro nyinshi turiko tugirana ibiganiro kugira ngo amahoro aboneke muri Kongo atangwanirinze kuba. None ucuvuga ngo dukorana na M23. Ubu nyene ntamezi menshi arahe jewe ntumye ko Kaniki subuye mu M23 yayi Bujumbura turaganira ku kibazo gihagaze kuri Minembwe. Jewe igende ubwiye kugira ngo narindaza. Jewe urabona telefone yanje buguruye n'abantu turayaga. Yaranyandikiye abimbarira ngo twego turi cyabanyamurenge. Ndamubaza nti mbe wewe ko twebwe tuza hiyo twarabagenzi byagenze gute ko tubabase? Nico kibazo cyane nababajije. Byagenze gute ko tubabase? Carabwira ngo n'ubundi turabase ko turacobaganira. Ushaka ko tuganira ndingo. Ndavuga ati sawa daje. Mbe umuntu akwifuriza nabi wojiwe mu rugiwe nico uvuga uti acamfunga aranze. Ndabaza mbe ugiye mu Burundi bushaka mubona n'abanyamurenge bikorwanya abanyamurenge mworinda kugorwa buja mu Minembwe. Abanyamurenge barahanyene amatungo yabo nawe we mukaniki irabura atugirira ko tutarabifata. Niyo twadufise inzigo twatuva tuti twigwaneho yarashe iraratse ingabo zacu, natwe rero twihore dufata ibintu byawe. Iyo tuba turi abantu b'abanyenzigo mugabo twihajya dufata ko warashe FRDC so Burundi warashe. Ndamubwira abanyamurenge bari ngaha iyo tuba tubana gusa twari kubapakira amabisi bazi bagwa tuti tuvireho mugende hariya mu Rwanda. Hari ibyo turage
ntibibereyeho neza none duca twirukanira tubaziza tujya turahiga mu bideye bavuga ko mwabugaranye baca bisho barya mu wicishije tuja ku kibazo cacu none kare ko twakorana neza tugacungera umutekano w'akare karere turi kumwe twese vyagenze gute tuca rusanga ni M23 yaje guteranya kare byari bimeze neza hari witwa makanika bumva baderejewe twarahuye inshuro nyinshi. Yes, ngira ngo rero tayari mwamaze kwa mubyumva uyu mugabo avuze rwose ko yatumiye uwitwa Kaniki ni perezida wa MRDP twirwaneho kiretse niba mubeshera ariko atangaje ko rwose yatumiye uwitwa MRDP twirwaneho Kaniki perezida wa MRDP twirwaneho baganira rero kubijyanye n'umutekano avuga ukuntu bagiye bagenderanira bavuga ko bamuhamagara we ubwe ngo bamubaza impamvu ari kwica abanyamurenge. Uyu mugabo rero wenda nuko iri jambo tutarikomeje hari aho yasubije aravuga ati twewe ntabwo turi kwica abanyamurenge kuko nta nubwo ari twe turi kurwana nabo ahubwo bari kurwana nabo ni FARDC n'igisirikare cy'u Burundi kiri gufasha FARDC. Ubwo urumva yari kugenda bihirika ntabwo yigeze avuga ko batari kubica ahubwo avuga ati ni FARDC iri kugira ute ni FARDC iri kubica ni FARDC iri kubica. Gusa ikintu gitangaje ndimo ndibaza niba koko ari ukuri n'ukuntu avuze ko mu by'ukuri yatumiye uwitwa Kaniki yatumiye Kaniki ni perezida wa MRDP twirwaneho hanyuma ngo noneho amaze kumutumira ngo baricara aravuga ati se iyo ari umuntu ufitiye urwango ari umuntu ushobora kuba wagirira nabi ntago byashobokaga mu by'ukuri ko umuntu ari guhita amufunga. Icyo rero kikaba ikibazo gikomeye cyane umuntu ashobora kuba yakwibaza ese ibi byaba ari byo koko Kaniki yaba yarageze mu gihugu cy'u Burundi akagana na perezida Evariste Ndayishimiye. Iki ni ikibazo gikomeye cyane reka wenda tuze kureba uburyo ki turi buze kuvugisha Kaniki kugira ngo twumve niba koko yaragezeyo ese niba yaragezeyo baganiye iki ese byaba bimeze bite ese ibi biramutse byarabaye Son Excellence Kisekedi Chilombo ntabwo yabifata nk'ubugambanyi kuri perezida Evariste Ndayishimiye. So ibi byose ni amakuru tuba turi kugenda twibaza mu by'ukuri ariko tuba tugomba kugira gute tuba tugomba kugenda dushakira ibisubizo. Uracyari kuri Eugene Official umunyamakuru ni Fighter ndahari ndetse rwose n'amakuru twamaze kwa tugenda tuyaboroganiriza dufite amakuru menshi cyane tugomba kubagezaho haba ayo ku mirongo y'urugamba ndetse n'andi menshi cyane. Icyo usabwa gusa ni ukubana natwe ugakanda kuri like ukanasharinga ugasangiza abandi ikiganiro ibindi byose ukagira uteyewe ukabiduharira. Tukira rero sasa ndagira ngo turebe ese ubundi ko baganiye cyangwa se niba koko Kaniki yaba yaravuganye na perezida Evariste Ndayishimiye. Ese perezida Evariste Ndayishimiye kuki atumvishe ubusabe bw'uyu mugabo atireka kwica abanyamurenge ngo abe yakurayo ingabo asige iyi FARDC ariyo iri kugira ute ariyo irimo irarwana hariya. So ahangaha harimo ibintu byinshi bihishwe ariko ndagira ngo ngumenyeshe ko rwose vuba bidatinze turaza kugira gute turaza kugenda tubihishura. Reka tugaruke no mu gihugu cy'u Burundi ubwo ibindi byinshi turaza kugenda tubigarukaho mu yandi makuru yacu ari buze kuza. Mu gihugu cy'u Burundi nanone ku munsi w'ejo hiriwemo icyo bita umukwabo urenze umukwabo ukarahabutaka. Amakuru yo kwizerwa dufite turi gukesha imbone zacu cyangwa se abantu bacu hano mu gihugu cy'u Burundi baravuga ko mu mujyi wa Bujumbura ku munsi w'ejo ngo hiriwe ikintu bita umukwabo ukomeye cyane. Uyu mukwabo rero ngo ukaba wibandaga cyane ku rubyiruko cyangwa se ku basore babandi nyine bakira abajene ubwo abasaza abakecuru ndetse n'abana batambukaga ariko icyitwa abasore mu by'ukuri ntawatambukaga yagombaga kubanza kwivuga akabanza kwirondora akavuga kira kitu inkomoko ye n'iki byose. Igihe rero ngo wadidimangaga cyangwa se ukaba wahuzagurika mu gutanga umwirondoro wawe tayari pick-up zari ziri aho ngaho abadede bahitaga bagukubita muri jipe rwose iyo ngiyo bagahita bagira gute bagukubitaga muri iyo pick-up tayari bakakugira gute bakagutransporta bakakujyana aho ugomba kubarizwa cyangwa se aho ugomba kwisobanura neza bakamenya niba koko uri umudede. Ibi byose rero oyimini uri umurundi ko si umurundi ubundi ho na redita barasaba rundi ubwo uri umudede nyine. Ibi rero bikaba biri kuba
nyuma y'uko Red Tabara itangiye kugenda igaragaza ibimenyetso simusiga cyangwa se kugenda igaragaza bisigisigi bigaragaza ko mu by'ukuri iri tayari cyangwa se yamaze kuba igera muri uyu mujyi cyangwa se no mu gihugu cy'u Burundi, ndetse biteguye kugira gutangiza ibitero cyangwa se ibikorwa byabo byo gukuraho uyu muyobozi bavuga ko ari umuyobozi mu by'ukuri utabereye igihugu, ngo ari umuyobozi ubogama mu by'ukuri, ubwo ndavuga Perezida Evariste Ndayishimiye. So ibi rero byabayeho ku munsi w'ejo, ndetse amakuru uyu mutaramu wacu uri hano aduha akatubwira ko ngo yabonye amapikapu apakiye abasirikare ndetse n'abayobozi avuye ahantu bita ngo ni za reka nze munyihangane ntaza kubabesha manze ndebe ni Gatumba. Yavuze ko mu by'ukuri uyu mugabo yabonye amapikapu aturutse za Gatumba, niba ntibeshya ni Gatumba aza Bujumbura, bikarongo bigaragaza ko ejo hashobora kuba hano za Gatumba harabereye inama karahabutaka, inama ikomeye, inama idasanzwe. Iyi nama rero ngo nta kindi yari igamije ngo kwaba ari ukubwira abaturage ko bagomba nabo ubwabo gufatikanya na kino gihugu cyangwa se n'ubuyobozi bw'iki gihugu cy'abarundi cyangwa se abadede, kuba bagira gute barwanya icyitwa Red Tabara. Katurebe niba ari byo ni Gatumba, ni mu Rumonge, ni Rumonge ntabwo ari Gatumba, ni muri za Rumonge. Ubwo urumva ko iyo ntaza kongera gucisha amaso mu butumwa nari kuza kuba ngize nte, nari kuza kuba mbatuburiye. Ni Rumonge zabanye ni Rumonge, yes. Ni izi pick up rero cyangwa se aba bayobozi byagaragaraga ko bari bavuye ahantu bita za Rumonge, aho rero bari baje kugira bari bavuye nyine gukora inama n'abaturage muri ibyo bice. Sasa turakomeza duhita tuza hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko dufite undi mu by'ukuri undi mutumirwa cyangwa se undi mufatanyabikorwa. Reka nawe tumutumikire ubundi duhite tugaruka. Sasa twinjire muri buno burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, naho turebe ngo wagwane niki kiramutse hano muri buno burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, haba ari kuri ligne de front, ndavuga ku mirongo y'urugamba seho bimeze bite, nandi makuru menshi cyane udakwiye gucikwa wowe ukurikira ndetse ugakunda ibiganiro bya Eugene Official. Eva Healthy ni umuti usubiza ishema abagabo imbere y'abagore babo mu minsi itarenze 2. Uwunyweye aba asubiranye imbaraga zo gutera akabariro kandi agakoresha igihe gihagije mu gikorwa cy'abashakanye. Muri Be Healthy iryacu n'umwihariko, kandi mu twahaye service ntawe uricuza ko yaje atugana. Hamagara iyo nimero niba ukeneye service zacu. Ever Healthy, bring back your confidence. Enjoy the beauty of the wife God gave you. At Be Healthy we believe every man deserves to feel the joy of his woman, the gift that God has given. Yes, tukaba rero twongeye turagarutse, gusa mu by'ukuri noneho kamera zacu cyangwa se amakuru yacu, mikoro zacu reka duhite tuzerekeza mu gihugu cy'u Burundi cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, muri aya majyepfo rero mu by'ukuri ubwo ndavuga muri Kivu y'amajyepfo. Turahera mu mujyi wa Uvira mbere ko tujya kuri frontline cyangwa se ku mirongo y'urugamba, aho tugiye kumva bamwita James Fekaduyi. Akaba rero ari umwe mu bazarendo. Hari andi magambo yatangaje ari hano muri uyu mujyi wa Uvira, numwe no mubagiranaga ikiganiro numwe mu banyamakuru bimwe mu binyamakuru bya hano muri uno mujyi wa Uvira. James Fekaduyi w'abaduyi rero akaba yagize ibyo atangaza, ngira ngo tugire gute yemwe tugende nabyo tubibumvisha, ubundi tugire icyo tugenda tubigarukaho tubivugaho. Tabaki mvile wa kupiga masasi. Tutafanya ambayo tunaita katika lugha ya Kimbumbu, tutaki tena wazalendo wenye watabaki mvile wa kupiga masasi. Okay. Hapana. Muzalendo wa kweli ni ati ntabwo twe dushaka rwose umuzalendo wo kuba mu mujyi wa Uvira. Ati apana toya, ntabwo ari umuzalendo dushaka. Kufro. Ati umuzalendo nuwo kuba kufro cyangwa se ku mirongo y'urugamba. Kwa sababu kiangalia Shere de Mtumba
ati ubungubu tubati urebye neza iyi chaîne de Mitumba cyangwa se iyi misozi ya za Mitumba nitowaka audio huko wenyewe walikritike ile audio ambayo nilisema, lakini chaîne de Mitumba yote humo, chaîne de Mitumba ni adui. Ati urebye iyi chaîne yose ya Mitumba, iyi misozi yose ya za Mitumba, ubwo arimo aragenda yerekana Uvira, wenda video ndaza kuyibaha kuri X yacu muraza kuyibona. Ati iyi chaîne yose ya Mitumba, ati ndababwiza ukuri ni naduyi, ni umwanzi urimo hano muri chaîne de Mitumba. Urumva ni chaîne nyine yegereye neza Uvira, arimo arayerekana nkaho biri donc ngaha gutya bigaragara ko iyi chaîne de Mitumba yunamiye ni misozi. Iyi chaîne rwose iri mu ni misozi yunamiye neza Uvira. Niho handi turi kwabwira tuti umujyi wa Uvira urageramiwe. Feka duya ati dore iyi chaîne yose ya Mitumba naduyi, harimo aduyi. Arakomeza agira ati sasa msema kwa si mpendo wa Mungu. Sasa tuseme uongo ndio tupendwe? Hapana. Hii milima hope la yote ya mingi ni Wanyarwanda wanadhibiti pale. Ati hope ati iyi misozi miremire yose ati n'abanyarwanda bayirimo. Urabizi ko bamaze gushyirwamo mu by'ukuri ko abanyarwanda cyangwa se ingabo z'u Rwanda arizo zirwana hari. Urumva ubwo nawe iyo propaganda itari yamaze kumusesera, arimo aravuga ko nyine ngo iyo hope plateau yose, iyo misozi yose ngo irimo iki, ngo n'abanyarwanda. Twakomeje tuambie watu ukweli na tuambie serikali ukweli, wenye wadhibiti milima mingi ni Wanyarwanda. Ifo kulilia serikali yetu, kulilia Fashi Beto, rais wa nchi ya Kongo, atusaidie vifaa. Wazalendo wale wa FARDC wa kweli tupiga adui atoke kwa hivi milima yote. Ati rero turasaba Gisekedi perezida wacu, ati turamusaba rwose ko badufashe baduhe ibikoresho, baduhe intwaro, baduhe iki byose. Ati rwose kuko turashaka kugira ute, turashaka kwirukanka kuri adui tunaondoke. Ndio maana leo mnaona hii mgomo baridi ambayo societe civile ilisema ya kwamba istenire wazalendo, na si wazalendo tukasema courage kwa societe civile tuko. Ati societe civile rero mu by'ukuri iravuga iti courage iragendera tumotiva, irimo na tumotiva ikatubwira iti wazalendo rwose mube tayari mukomerezaho. Ati natwe turi motive rwose na watupatie vifaa tupiga adui aondoke kwenye milima yote ya Fizi na Uvira. Ati rero twe turashaka kugira ngo aduhe ibyo bikoresho. Ati turashaka kwirukanka kuri aduyi wese uri hano muri ho plateau cyangwa se muri misozi miremire hano muri za Fizi nyine. Ubwo birumvikana, ubwo nemere de Petro Rwanda ndetse na M23 mutafanya kazi wakitupa vifaa. Hakuna pengine tunanilia, siye tuko wa volontaire kwa ajili ya nchi yako. Ati rwose twe turabakorera bushake, ati nta kintu dukora, no turabakorera bushake, turaba volontaire, nta bintu byinshi. Ati ko tugomba kugira gute, tugomba kurwana mpaka. Tunalia ndio vifaa ndo tunalilia. Ati icyo dushaka ni ibikoresho mwingi, lakini ni moga. Ati umwanzi ni mwinshi, ati ni mwinshi, atariko ni umuoga, atariko ni abanyabwoba. James Feka Doyi rwose ati umwanzi ni mwinshi, atariko ni umunyabwoba. Umuntu w'umunyabwoba rero wagukuye za Kamanyola akagutibikana, akagukura Bukavu, akagukura he, akaba kugejeje aho gufunikira aho ngaho muri Uvira. Ukibaza ngo ni umunyabwoba gute aho hantu hageze atari umunyabwoba. Cyenze wenda hari niba wenda FARDC ari buri kwita abanyabwoba, ariko urumva ngo umwanzi ngo ni umunyabwoba. Ati rero dushaka ibikoresho kugira ngo tumwiruka. Uyu mugabo abanza ashaka kugira ngo amwihere ibikoresho namara kubicakira yipangi yishingira igisirikare noneho cyo gikomere, abugira umutwe ukomeye. Tari ubuhoro rwose ibikoresho ari kubishakira, kuko sinibaza ko mu by'ukuri urugamba rwananiye abadede ingabo z'abarundi, urugamba rwananiye FARDC. Sinze ngararurwana, tereka dukomeze tumwumve. Kumalizia vifaa vinaweza kuja kama zile drone, mtaweza kuzitumikisha. Ni lazima tutumikishe. Na kama divini urumva ko mu byari marakena rwose harimo ngo na za drone ngo barashaka kugira ngo bazitumije batangire nazo bazikoreshe. Sinzi ko uwamuhana yindi yo gufotora niba yabishobora, ariko nyine na za drone ngo nta kibazo. James Feka Doyi w'abaduyi rwose ibyo byarimo aratangaza birasekeje cyane. Ujumbe wako ni upi kwa raia na kwa serikali ya Kinshasa? Ujumbe yangu ninaweza kuambia kwa raia yetu ya Sud Kivu na Nord Kivu na serikali yetu ya Kongo, wastenire wazalendo na wa FARDC wa kweli, hapana wa tretre, hapana, kwa sababu tunajua kuko wazalendo wa tretre
na kuko wa FARDC wa tretre, lakini wastenire wazalendo wa kweli na FARDC wa kweli, tupiganishe nchi yetu na nchi yetu ipate amani. Ati turashaka rwose ko babohereza abasirikare ba nyabo ndetse n'abazalendo ba nyabo, mwese bakaza tukagira gute tukarwanira igihugu. Ubwo abandi bari hariya mu by'ukuri bo ubwo bigaragara ko ari abafeke nyine, atari bazima cyangwa se atari abasirikare bazima. Niyo mpamvu James Feka Duyi w'abaduyi avuga ati mu by'ukuri turashaka ko mwadutumira abasirikare bazima nyabazima, ati noneho tukagira gute tukagira utuntu twikorera tukarwanira inchi cyangwa se igihugu. Ngibyo rero ni ibya James Feka Duyi w'abaduyi. Ni hano rero mu by'ukuri muri Kivu y'Amajyepfo, ngira ngo twagiye tubigarukaho. Ibintu rwose birakomeye, ibintu ntago byoroshye naka na gato. Hano rero mu by'ukuri muri buno burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, imisozi cyangwa se hano Uvira, bigaragara ko rwose iyi Uvira irunamiwe cyane na M23, ndetse James Feka Duyi akomeje kugenda agira ateyemwe, akomeje kugenda bigaragaza aho arimo aragenda agaragaza uburyo ki izi ngabo rwose cyangwa se MRDP twirwana na M23 bagize gutya bakaba bunamiye cyangwa se imisozi yose izengurutse Uvira ya za Mitumba, mu by'ukuri yose bamaze kugira gute, bamaze kugenda bayokipa bayirimo, nk'uko James Feka Duyi w'abaduyi rwose abivuga ati imisozi yose uri kubona yunamiye Uvira yose iriko iragenzurwa mu by'ukuri na AS cyangwa se n'ingabo za MRDP twirwana ndetse na M23 yita ngo ni mu by'ukuri n'abaduyi babo nyine. Reka twihutira duhite dusimbukira hano Igoma, dusimbukire Igoma mbere ko tujya ku mirongo y'urugamba. Igoma rero nk'uko amakuru atugeraho, ASM Vetura ku munsi w'ejo bakaba barashyize hanze, bamaze gusora iretere cyangwa se ibaruwa igaragaza ko bamaze kuba bashyiraho abandi bayobozi bashya bagomba kugenda bunganira abaturage muri bino bice byibohoye, nk'uko n'ubundi bari kugenda babivuga. Umuyobozi rero umuyobozi mushya, ngo umuyobozi w'iri shami tugiye kugenda tubabwira, hari umuyobozi bise ngo ni Metere Cyubaka Mashamba Jean Philippe. Metere Mashamba rero ngo ni Metere Cyubaka Mashamba Jean Philippe. Cyubaka Mashamba Jean Philippe rero Metere akaba ejo yarahawe ubuyobozi. Uyu mugabo rero akaba yaragize rwose umuyobozi navango ushinzwe iki, ashinzwe ibijyanye mu by'ukuri n'ubucamanza cyangwa se n'ubutabera, ashinzwe ubutabera hano muri iyi guverinoma ya ASM Ventura. Hakabaho rero undi bita ngo ni Metere Shaka Jean Paul, ushinzwe rero ngo mu by'ukuri ivugurura ry'ubutabera. Uyu abaraba ashinzwe icyo bita ivugurura ry'ubutabera. Hari undi rero bita ngo ni Metere Mugisa Tibasiba Emmanuel. Metere Mugisa Tibasiba Emmanuel akaba rero mu by'ukuri yaragizwe n'ubundi nawe umwe mu bayobozi. Uyu rero ngo ni ushinzwe uburenganzira bwa muntu, ashinzwe uburenganzira bwa muntu. Metere Tibasiba ni Metere Mugisha Tibasiba ashinzwe uburenganzira bwa muntu muri ASM Ventura, nk'uko rero mu by'ukuri biri kugenda bigaragara. So ngayo nk'uko rero bakunzi ba Eugene Official, ubwo birumvikana. Tukaba tugiye gukomeza n'andi makuru mu by'ukuri tuhita tujya kuri front line cyangwa se ku mirongo y'urugamba, tureba uko naho ibintu biramutse byifashe. Nyuma rero yo kubagezaho abo bayobozi bashyizweho na M23 cyangwa se n'ubuyobozi bwa Kivu yombi, Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru, ASM Ventura, reka dusimbukire ku mirongo y'urugamba turebe uko biramutse byifashe. Ubwo muri Uvira ho ni ariya makuru ari kuhavugwa, nta bintu byinshi turi buze kugenda tuhavugaho. Reka ahubwo duse n'abasimbukira mu by'ukuri hano mu bindi bice. Ngira ngo mwamaze kwibona ko ubwoba bwatangiye kuba ubwoba kuri izi ngabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa, aho bari kugenda banagaragaza rwose ko ngo bamaze kuba surrounded, ntaho gucikira bafite. Hano muri Baraka biragoye kuhava ndetse na Fizi, ndetse ubu tuvugana bakaba barimo kugenda bashakisha inzira igomba kuba yatuma babona uko bagera donc makuru kwanza ndimo ndagenda nakira yandi mashya
nuko bamwe mu bayobozi n'ubundi ngo batangiye gufata inzira ibajyana ahantu bita za Kalemi. Abayobozi bamwe rwose b'abasirikare babandi mu by'ukuri batinya ko cyangwa se bashobora kuba baraswa cyangwa se bafatwa urugamba rugahita ruhinduka rukaba rwahita rusa n'ururangira. Aba bayobozi ngo bari kujya za Kalemi niyo bagiye gutangira gukomandingira urugamba, ariko ni mu rwego rwo kugira ute, ni mu rwego rwo guhunga, bari mu rwego rwo guhunga. Ubwo urumva ingabo zatangiye kugenda zihunga. Ni nako Perezida Evariste Ndayishimiye nawe bivuga ko ngo yaba yatangiye rwose ibiganiro byo kureba uburyo kigiye bagera Kalemi, bazajya baca ahantu bita ngo ni za Kigoma berekeza n'ubundi hano muri za Kalemi, cyane ko icyambu cyabo cyo kiragaragara ko kigiye gutangira gukontororwa vuba aha n'intare za Sarambwe ndetse n'Amadubu. Reka rero tubanze, ndabona iminota rwose yonsa n'uwayihariye, ariko ni mumbabarire cyane rwose, n'amakuru aba yambanye menshi, ntabwo mba nayihereranye rwose iyi minota ngo mvuge ubusa cyangwa se mbe nyisararangamo nta makuru ndimo ndabaha. Niyo mpamvu mba ndafite n'ipfunwe ryose ryo kumva ko rwose ntewe ipfunwe no kuba nayihereranye. Gusa ariko reka dushakishe mutangazaji musemaji ariyo Peter. Uyu rero nta wundi ni Sina Makosa, ndabona deja yamaze no kubagera ku mirongo. Reka ubundi nawe tumuhe umwanya atudondoshe uko bukeye byifashe. Birumvikana hano muri Kivu y'Amajyaruguru ku mirongo y'urugamba kuri ligne de front, ndetse no mu bice bituwe n'abaturage biri libere biri kugenzurwa na M23. Atubwire naho uko biramutse byifashe. Waramutse neza Sina Makosa? Ngake neza bwana Fighter. Akazuba karimo karavaho muri za Masisi? Akazuba karimo karava, ibintu birimo biragenda neza rwose, nta kibazo n'iki na gitoya. Tubwire amakuru agezweho rero nayahe, yaba ayo ku mirongo y'urugamba ndetse n'atari ayo ku mirongo y'urugamba muri bwo burasirazuba bwa Repubulika cyangwa se muri Kivu y'Amajyaruguru? Yego, reka duheranga n'ubundi muri teritwari ya Masisi, by'umwihariko hakomeje kugenda navuga akorerwa operation agiye adasanzwe, iyo bari ku ruhande rwa M23 ndetse iyo no ku ruhande rwa FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa bayo. Reka rero amakuru yacu tuyahere muri Rwashi, ahangaha ni mu nkengero za teritwari ya Masisi rwose. Uva ahangaha Masisi ku zone wikubita Rwashi, ukava Rwashi umanuka Nyabyondo cyangwa se ukazamuka hariya za Bukombo. Ntabwo rero ahangaha muri Rwashi ibintu bimeze neza, nyuma y'uko rwose FDL zigabye igitero ziziko zigiye kuzamuka ahangaha muri Masisi ku zone. Babashije kuba bategwa ambushe ikomeye n'umutwe wa M23, bituma hagwa abasirikare benshi cyane ahangaha muri Rwashi, dore ko iyambushe bayitezwe mu masaha y'isa 9 hari mu rukerera rwose, ubwo ingabo za FDL twabye ko zaturutse muri teritwari ya Walikare zazamukaga zishaka kuba zagaba igitero, ariko ntibyabasha kuba byakunda. Izi FDL zero zatezwe ambushe, ndetse akabo abatari bakeya bakaba bavuga yuko n'ubundi ngo kuba batezwe ambushe ngo umutwe wa M23 utari ufite amakuru ahagije, ahubwo yuko izi mayimayi zo kwa Janvier Karayi, ubu ndavuga izi APCS ngezo zishobora kuba zatanze amakuru muri M23 kugira ngo babatege amambushe. Ni mu gihe izi mayimayi n'ubundi zitari kugenda zicana uwaka n'izi ngabo za FDL zamaze kuba zigira ahangaha muri Nyabyondo ndetse na hariya za Bukombo. Bigaragara ko mu by'ukuri iyambushe yari yambushe ikomeye cyane, kuko hamwe n'abasirikare bari hagati ya 30 ndetse na 35. Bigaragara ko mu by'ukuri muri iki gitondo ibintu bitameze neza muri Rwashi, n'umuzi FDL kuba baraje bakomeje kugenda bakorwamo. Bikagaragara ko n'ubundi M23 igifite akazi gakomeye hariya, igomba kugenda inaba maso, nubwo ikaba kugenda mu by'ukuri ngo itega aya mabusha, ariko n'ubundi dushobora kubona FDL ngo igabye none igitero kiremereye, dore yuko nyuma y'uko batizwe iyi ambushe ngo hongeye kugira abandi basirikare babarizwa mu mutwe udasanzwe wa CRAP, nabo amaze iminsi rwose bari gutozwa
n'ababirigi nabo ngo bamaze kuba bavuga yuko bagiye kuza kugira ngo bashake uburyo iyi Masisi zone babasha kuba bayigarurira ndetse bakareba n'ukuntu bafata ibindi bice bigiye biyikikije. Iyi ambushi rero ije ikurikiranye n'ubundi kutavuga rumwe kwa FDL ndetse n'izi APCRS zirangajwe imbere nyine no gutera Janvier Karahiri nyuma yo kutumvikana kandi arizo zisa nkaho ziri mu karere zisa nkaho arizo zizi ari amakaritiye yose ngo bikomeje kugenda nyine binatuma FDL ikagera ku ntego zayo. Byatumye rero n'ubundi izi FDL zisaba ikintu gikomeye ingabo za FARDC babasaba yuko n'ubundi izi babahereza uburenganzira cyangwa se babemerera kuba ngo barasa kuri izi mayimayi akaba yuko n'ubundi ngo urugamba bari gutegura ngo babasha kuba rwagerwaho mu gihe izi APCRS n'ubundi ngo zikiri ahangaha muri yahanganya byondo yaba arahangaha zarwashe ngo byagorana kugira ngo bazabashe kuba ibyo bari gutegura byagerwaho kuko nabo ngo bari kugenda babitandika umunsi ku munsi. Ni nyuma yuko n'izi mayimayi nyuma yuko harashwe umusirikare wabo nabo byabarakaje cyane bavuga ko nabo bazakora ibishoboka byose kugira ngo ibyo FDL ziri hariya ziri gukora ngo bitazabasha kuba byagerwaho muri rusange. Bikagaragara ko n'ubundi hari urugamba rwo ruracyakomeje kugenda rufata indi sura. Bigaragara ko nubwo bushe yamaze kuba isa nkaho irangira ndetse n'abahaguye bamaze kuba bahagwa ariko n'ubundi twiteze yuko hashobora kongera kumvikana urusaku rw'amasasu menshi cyane bagara yuko nyine basubiza inyuma izi FDL ndetse n'ahangaha muri ibyo ndakabira ngo umukwabo dore ko izi FDL nubwo zaje ngo zitigeze zubaka ibirindiro bituma kugenda nyuma atinya umutwe wa M23 kutabaka ibirindiro byatumye izi FDL ziba mu baturage zibana n'abaturage hariya rwose muri Nyabyongo. Ibyo bigatuma n'ubundi ngo M23 irusha ku buryo abagaba ibitero ikakubura bitewe n'uko bamaze ko bivanga n'abaturage ariko bakavuga yuko barakoresha ibishoboka byose n'ubundi bakabasha kuba babahiga ndetse bakabakura muri utu duce. Ubona ko n'ahanga muri Rwashi ntabwo impumeko yaho ari nziza cyane, urabona ko ibintu bikomeje kugenda biba bibi. Izi FDL zikomeje kugenda nazo zitoratoza zigaba ibyo bitero ndetse ariko bikagenda biburizwamo muri rusange. Tukiri rero ahangaha n'ubundi nubwo bisa nkaho izi FDL zamaze kuba zinjira ariko zikaba zisa nkaho zisize hagati kuko n'ubundi muri Musheberi naho hongeye kumvikana urusaku rw'amasasu menshi cyane. Ni mu gihe ahanga FARDC ayogabye ibitero ku birindiro bya M23 biri ahangaha muri Musheberi byatumye n'ubundi bagira ngo barebe ko ibirindiro bya M23 babisenya no kugira ngo babone inzira ku buryo bashobora kuba babona ko batanga support mu gihe Masisi ku zone izi FDL ndetse n'abafatanyabikorwa bayo baba babugize imbaraga nkeya. Nyuma y'uko rero n'ubundi izi FDL zarinjiye mu ibanga ariko no mu birindiro bya M23 byo muri bikaba biri hariya rwose Musheberi rero n'ubundi bongeye kubyukira imirwano ikomeye cyane kugira ngo barebe ko n'ubundi yaba ari bifaru yaba ari zimbunda ziba ziri mu mamodoka y'ukabunda za M21 ndetse na bitobrende biba bigenda byifashishwa ku mirongo y'urugamba. Babona ko n'ubundi ntacyo byabafasha cyangwa se nta musada byatanga mu gihe ibirindiro bya Musheberi byaba bitirimo. Ariyo mpamvu FARDC rero yagabye iki gitero kuri ibi birindiro kugira ngo barebe yuko babone uko nyine izi mbunda ziremereye zatambutswa dore ko izi FDL n'ubundi mbunda bazanye izi mbunda zigendanwa bya bifaru nyine n'izo mbunda ziremereye ntabwo bigeze bazizana bitewe n'uko nyine baje cyangwa se baje ari guta mu nzira navuga z'ubusamo zitaremera kuba bazana ibitwaro kirimbo ziremereye. Muri Musheberi rero kuko situation imeze naho ibintu byifashe neza bigaragara ko nyine ahangaha impumeko ikomeje kugenda ifata indi sharitawe nuko situation yahimeze nuko rero ko bihagaze ahangaha rwose muri Musheberi ntabwo kugeza amagingo ya navuga ko M23 irabasha kuba yasubiza inyuma ndetse yewe na FARDC ntabwo irabasha kuba yakwinjira ibirindiro nubwo ari kugenda babishiringa ndetse ukabona ko bari kurekura n'ibibombe biremereye cyane bikagenda bigwa no mu baturage ahangaha. Bigaragara ko rero situation ahangaha yamaze kuba ihindura isura muri Musheberi. Bigaragara ko M23 isaba imbaraga ziremereye cyane ese ibaye iraza kuba imanura ibifaru kugira ngo irebe ko yabasha kuba yahangana bihambaye dore ko imbunda ziri gukoreshwa cyane ari imbunda zirasa mu ntera ndende nyine basa muri birindiro ariko byari bya ataki
cyangwa se by'imbona nkubone byo ntabwo biraza ngo tubibone ariko ndaka nicyo cyerekezo kuko bashaka kugira ngo abahanzi bahabasa batwereke n'ubundi noneho basa nkaho baza kurasa bari guhuhuriza nubwo nyine nabyo bikomeje kugenda nabyo bigorana rifata indi sura kuko ubona ko 23 no kunyura urugamba ikomeje kugenda navuga ibyitwa neza kuko ntabwo nari ngo yiteguye kuba yarekura Musheberi kuko kurekura Musheberi kwa ari nko gusa nko kurekura Sisipozore kuko ari marembo ashobora kubinjiza mu buryo bw'urushyi ndetse ari marembo bari gukenera FRDC kugira ngo barebe yuko bayifashisha mu buryo bwo kohereza ibikoresho hariya ubona ko muri Musheberi urugamba rwo ibisasu biracyari kugenda byoherezwa hajya bari ku ruhande rw'umutwe wa M23 bari gusheringa yaba ari ku ruhande rwa FRDC nabo bari gusheringa ubona ko ku mpande zombi ibintu ntabwo byoroshye n'akana gatoya bakomeje kugenda muri kuri batana mu mitwe muri territoire ya Masisi mbere turaza kwandukirana rero ibyo bigomba gwashyiringi bikomeje kugenda bibera muri aka gace ka territoire ya Masisi turebe n'icyerekezo cyakudore ko abaturage bo bakomeje kugenda bari guhunga ku bwinshi cyane dore ko ahangazanya byo impunzi zo zikomeje kugenda ziza ari nyinshi yaba bari kuza ku ruhande rwa M23 yaba bari kuva mu Musheberi berekeza muri Rwarika rugomba kuba muri za Kibuwa urabona ko bose bari kugenda birukanka bitewe n'ibisasu bigenda byoherezwa kandi abizubwo FRDC rasa ibirasa bigenda rasa mu baturage karasa hirya no hino bikagaragara ko abaturage rero bataresista kugenda baraswa ibyo bisasu ari byatumye nyine bagenda bakuramo akabo karenge ahangaha reka tuve rero muri Musheberi ndetse n'ibikomeje kugenda bihagaragara mu bisasu bikomeje kugenda ariharaswa ahubwo dusimbukire ahangaha rwose mu gace k'akazinga naho ntabwo situation imeze neza mu gace k'akazinga mu masaha y'isa 8 z'ijoro naho hongeye kumvikana urusaku rw'amasasu menshi cyane higanjemo ay'imbunda za machine gun ndetse n'imbunda nka za RPG zagendaga zirekura amakompora cyangwa se amarokete ahanga muri Kazinga abantu bakomeje kugenda bibaza ni M23 yagabwe ibitero cyangwa se M23 iri guhangana nabo abasirikare b'Abazalendo baragiye basigara mu giturage ariko anga muri Kazinga amakuru twafite nuko ari Abazalendo zari zaje mu buryo bw'ibanga ziza mu masaha y'ijoro zinezanga dore ko hano hari defense ya M23 bashaka kwirasa ariko muri M23 ikintu yabakorera rwose ngo yakubise libaya cyane biko anga muri Kazinga n'ubundi ngo abasirikare b'Abazalendo bazamutse nabo kwa General Autoproclamé Mutayomba byatumye n'ubundi bongera kuba bagotwa batanga bashyira hagati kugeza aho baginga ngo ababashije ko bahungira mu mazu cyangwa se abatureke mazu nabo bari guhigishwa uruhindu dore ko ngo bagabye ibitero ariko bagabye nta resistance bafite kugira ngo uruganda kuko ngo barwanye hafi iminota 35 ariko muri 35 ari hangije kugira ngo babe bakuyemo akabo karenge byatumye bahita rwose birukanka abandi bakwimishwaro abandi bagenda bahungira mu mazu y'abaturage aho rwose imyambaro ya gisirikare bagendaga bakuramo n'ubusanga ari hafi ya nayo umwe yambaye ipantaro undi yambaye sapo undi yambaye ishati gusa kuba rero hanga muri Kazinga bo komeje kugenda nabo bakwiza imishwaro ngo ni kigaragaza ko M23 muri zose ikomeje kugenda yitegura ndetse ikomeje kugenda ibintu ibiringaniza neza dore ko ngo izi Bazalendo n'ubundi muri Kazinga ngo zaje zishaka kugira ngo zirasa iyi defense zise nkaho ziri kujisha M23 ko baje kugaba igitero ariko ngo nabo kwambara bari baje biteguye bazi ko bajya kwinjira mu giturage muri aka centre nabo bakambura bikora ibyo kurya bari gufuka ibice za kawunga ndetse n'ibindi ubusanga bakenera bya buri munsi kuko dore kira hasi yo bamanuye ibyo kurya bakomeje kugenda babibona kwa shida byatumye rero M23 muri Kazinga n'ubundi ikomeza kuba stand by kugira ngo ikomeze kugenda ihangana n'aba bagabo bakomeje kugenda bateza umutekano muke muri aka karere muri Kazinga rero naho ntabwo abaturage bo bose nabo ngo baguwe neza bitewe n'aya masasu y'urudaca ariko yagenda humvikana umunsi ku munsi Abazalendo ziri kuza kuba zahagaba ibitero shuma bigatuma rero n'abaturage ngo bateze umutekano uhagije bitewe nuko ngo bari kujya bareba ko M23 ubundi muri Rupingo no hasi naho hari abasirikare benshi cyane ariko ngo hani nyuma za Kazinga
za Kinigi, za Bufamando, za Mukwe, za Kundiriri. Murabona ko bagiye basigaye abasirikare bakeya cyane, bigaragara ko rero bari kujya izi wazarendo ziri kujya zica ruhinga zikaza inyuma, aho abasirikare benshi batari kugira ngo barebe ko nyine bakora ibyo bikorwa by'ubwabo ziri gusahuza kugira ngo nabo barebe ko iminsi yakwicuma. Ariko urabona yuko ahangaha rwose ibintu bitifashe neza, ariko M23 yo ndikomeje kugenda ihangana n'iki kibazo ibera uburyo yagikemura muri rusange. Nguko rero ko situation imeze ahangaha muri territoire ya Masisi, ngizo za Nyamugigima zari zahibyukiyemo, ubona ko ntabwo ahangaha wikwira intambara itumvikanye cyangwa se ibisasu bidaturitse, bitewe nuko ari ahantu navuga yuko yaba FARDC yaba FDLR zabashije kuba zihagurukira zivuga yuko zigiye kwatsa umuriro paka M23 ibashije kuba yaharekura muri rusange. Reka tuve rero ahangaha muri territoire ya Masisi twinage ahangaha rwose muri za Burayi, ni mu gace ka hano mu nkengero za Pinga uzamutse araza Minzenze. Reka tubwire yuko muri iki gitondo drone zongeye kuza kurasa bihambaye ku bintu by'umutwe wa M23 hariya ni muri Burayi, ni nyuma yuko abasirikare bo ku butaka bo bisa nkaho byananiranye, bisa nkaho byagoranye. M23 rero nyuma yuko ikomeye kugenda hariya itega mambushe ikagenda irasa bisasu biremereye cyane muri eneo za FARDC ndetse no mu birindiro byabo. FARDC ngabonye ko nta yindi nzira bagomba kuba bakoresha usibye kuba bazamura drone mu kirere, dore ko twababwiye yuko nyine drone zo ziri kuzanwa ku bwinshi cyane, yewe hariya Pinga yabo ndetse no ku kibuga cy'indege hariya Gisangani, za ndege zo mu bwoko bwa drone bwa kamikazi arizo zikomeje kugenda zizanwa ku bwinshi kugira ngo barebe yuko zafasha igisirikare cya FARDC ku mirongo y'urugamba. Ahangaha muri Burayi drone zahabyutse ziharasa cyane, ariko n'ubundi ngo tugite bakaba kwari gusenya ibirindiro by'umutwe wa M23 biri hariya muri Burayi hejuru mu gasozi hariya Musome. Bigaragara ko rero M23 nayo n'ubundi ngamakuru biyafite izi drone zijya kuruza n'ubundi bamaze kwa standby amakuru bayafite, bagahita binjira nyine mu ndake abandi bakinjira muri za communication, ariko izi drone ngo ziri gutuma batava hasi mu butaka, bitewe nuko imwe iri kugiza ikarasa mu gihe bagira ngo bagiye kuzamuka indi kazi ikarasa guhera amasaha y'igitondo, ngo drone ziri kwasuka ibisasu biremereye cyane. Aho rero n'ubundi ngo M23 nayo dushobora kubona nayo igiye kugira gutya ikazamura drone nayo ikabasha kuba yaba ku rwego rukomeye, kuko mbabona ko nta yindi solution cyangwa se nta kindi bari buze kuba bakora mu gihe izi drone zikomeje kugenda ziburasaho, ngo nabo barazamura mu kirere, noneho akaba ari indege zihangana ku rwego rukomeye. ubona ko ahangaha muri Burayi naho ntabwo situation ari nziza, ntabwo urugamba rworoshye. Urabona ko M23 nayo hari isumirijwe, kuko izi drone burya nindi buryo urugamba rwo mu kirere ntabwo rutandukanye rwo ku butaka. Ubona ko rero M23 nayo iracyashaka igisubizo cy'izi drone, dore ko nta nimwe barahanura kuva mu gitondo ziri kurasa ndetse zigakomeza no kugenda zidegembya mu kirere. Reka rero tuvangaha ibya drone byo turaza kuba tubikurikirana, tunareba ko situation imeze, tunareba ko M23 nayo ishobora kuba yazizamura, dore ko nayo iziryamyeho rwose izi drone. Reka rero turebe ngo niki kibazo cyo kuba cyakorwa, ariko kuba M23 yagaba ibitero byo kubaka byo biragoye cyane, kuko ari gutinya cyane izi drone, kandi ngo ntibagabe ibitero nanone zitarabasha kuba zahanurwa, bitewe no kuba bishyize mu kanatete, aho byatumye Burayi ibintu bihindura isura muri rusange. Reka tuve rero ahangaha dusimukire muri territoire ya Rucuro, naho tubabwira ko bwakeye muri iki gitondo inteko y'ahangaha muri territoire ya Rucuro, aho bita Rusekera, muri aka gace ka Rusekera naho hongeye kugaragaramo rwose ibikorwa by'ubugizi bwa nabi biri gukorwa n'abasirikare ba FDLR. Ahangaha rwose Rusekera hakaba harashwe abasirikare bagera muri 2 ba M23, barashwe n'abaturage. Reka tuvuge ko ari abaturage, kuko bigaragara ko nta basirikare cyangwa se nta birindiro bya SEMUSA cyangwa se bya FDLR biri hariya. Ibintu rero bikaba byatumye umwuka utaba mwiza, bitewe nuko hari ngo n'ubundi M23 ubusanga abasirikare babo barabihanangirije, bakabwira ko batagomba kuva mu kigo rwose ari umwe
cyangwa 2 cyangwa 3 bitewe nuko bazi ko abaturage bahariye n'ubundi FDLR zigize abaturage ibintu byatumye rero mu M23 yanzura yuko hariya muri Rusekera bagiye gukurikirana uko abasirikare barashwe n'ubundi bakareba uburyo baraza kuba abaturage babitsa amabunda baraza kuba bakurikirana muri Rusekera dushobora kubona aho ibintu bitari buze kuba byoroshye muri abaturage bacumbikiye cyangwa se babana n'izi FDLR mu buryo bw'ibanga ibintu nabo bitari buze kuba byabagwa amahoro bitewe nuko nyine bayabasizi FDLR ndetse n'izi CMC zikomeje kugenda zifatanya n'abaturage bigatuma umutekano ukomeza kugenda uba mukeya muri rusange muri ubwo buryo rero M23 yateguye umukwabu kahabutaka n'ubwo utaratangira gukorwa ariko bitewe ko hakozwe muri iri joro ushobora kuhakorwa n'ejo basaka aya mazu yose kugira ngo barebe yuko bose abafite amabunda bagomba kubazwa icyo bari kuyakoresha bigaragara ko territoire ya Rucuru n'Intara kandi azarusekera naho situation atari nziza ubona ko izi FDLR zikomeje kugenda zishyira mu baturage zikomeje kugenda ziteza umutekano muke na kariya karere ka Rusekera ndetse no mu nkengero zaho ubona ko rero muri territoire ya Rucuru ntabwo ibintu byoroshye n'aka na gatoya ubone ko ibintu hari FDLR zikomeje kugenda zibangama ku rwego rukomeye cyane tukiri muri territoire ya Rucuru reka tubabwire ko n'ubundi ahangaha mu ntanzi za hano zashonye naho ibintu bitameze neza FDLR nazo zaje mu masaha y'ijoro zishaka nyine kugira ngo zikore ibyo bikorwa byo gushimuta abantu ndetse no kugira ngo bashe kuba baza kwambura no gutwara ibyo kurya bijyana mu ishyamba baje kuba muri ambush ikomeye rero y'umutwa M23 harasa abagera mu 8 ibintu byamaze kuba bihindura isura izi FDLR rwose dore ko amakuru yamaze kuba atangwa yuko ngo muri ijoro zishobora kuza muri shonyi nibo rero baje kuba bategura ambushe rwose bararashwa bikomeye cyane ndetse habamo no kurasana bihambaye dore ko hafi isaha irenga iminota iri kurenga hafi iminota 15 rwari rwahanye inkoyo hariya bagenda barasana ku rwego ruhambaye bigaragara ko rero hariya n'ubundi ngo urugamba rukomeje kugenda rusa naho rwarangiye ariko ubwo kuba izi FDLR zikomeje kugenda zinjira mu giturage ndetse no kugenda zikora ibikorwa navuga by'urugomo byo bigikomeje kugenda bigaragara ariko ngo M23 nayo ikaba yiyemeje yuko irakomeza kugenda ihangana nabo ndetse no kureba uburyo byaje batega ambushe dore ko amayira yabo abakura hariya mu ishyamba muri pariki ya Virunga ngo bamaze kuba yamenya ariyo mpamvu tubona amabushe atandukanye ndetse hakagenda hari kugwamo n'abatari bakiriya muri rusange ubona ko territoire ya Rucuru nayo ntabwo ibintu byoroshye n'akana gatoya bikomeje kugenda bifata indi ntera reka dutegereze turebe ese koko izi FDLR kuba mu shyamba zikomeje kuba zituhura n'akaga gakomeye zigakomeza kugenda ariko ziri kwihambira cyangwa se zikomeza kugenda zisa nkaho ziri kwiyahura ese ibi biraza kuba bikurikiraho ni ibihe byose dukomeze kugenda tubitegereza turamenya situation yabyo ariko M23 nayo iri shyamba rwose ngo ikeneye kuba yashaka uburyo yaryinjiramo ikajya guhiga izi FDLR kugira ngo barebe ko abaturage baturi hafi y'ishyamba bagira umutekano usesuye nguko ko situation muri Kivu y'Amajyaruguru bwa Kemeze Fighter urumva ko bitoroheje kugeza magingayo. Yes, urakoze rero cyane sina makosa turagushimiye cyane ubwo naho mu yandi masaha mu zindi update. Asante sana. Nguko rero ngayo bakunze ba Eugene Official ngira ngo tuba twagiye tubajyana hirya no hino tubageza tubazana rwose muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo tugenda tubashira mu gihugu cy'u Burundi ndetse no hirya no hino wenda andi makuru rwose mashya arimo aragenda atugeraho aragaragaza ko rwose hari societe ishinzwe ubwikorezi cyangwa se yo mu kirere gutwara ibintu n'abantu y'indege rwose hano mu gihugu cy'u Burundi cya Uganda yemeje ko igiye kongera rwose gutangira igiye gutangiza rwose gahunda yo gutwara abagenzi ibavana hano mu gihugu cyangwa se Entebbe birumvikana ni Kampala ndetse ibazana hano i Kigali biriro bikabigaragaza rwose ko hano imikoranire cyangwa se abantu wangu indege zigiye kwiyongera ubwo ingendo zigiye kugira gute zigiye gutangira kugenda zihutishwa cyane cyangwa se abaturage bagiye kugenda bihuta mu mezi 6 gusa mu byukuri ya mbere muri 2026
ibiro bya perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi byakoresheje amafaranga abarirwa muri miliyari zigera kuri 800. Ibaza ayo mafaranga yose mu by'ukuri uyu mugabo Tshisekedi yakoresheje muri aya mezi nyine agize uyu mwaka rwose. Ukuntu iyi nkuru ivuga ngo mu mezi 6 gusa, mu mezi 6 gusa ya mbere y'uyu mwaka nyine wa 2026, ubwo ni ukuva ku itariki ya mbere z'ukwa mbere kugera nyine muri iriya minsi, ubwo urumva hamaze kurengaho hafi andi mezi 2 turi kugenda twinjiramo. Uyu mugabo yakoresheje miliyari zigera muri 800. Niza amafaranga. Ubwo mutaramuhano wadusesengure cyangwa se dushiriyeho aka kantu yatugaragarije ko ari amafaranga y'u Rwanda yakoresha, ubwo ni miliyari 800 mu by'ukuri z'amanyarwanda. Ibaze none nashyiraho izindi miliyari 800 zizahita ziba none miliyari mu by'ukuri 140, miliyari 140. Nanjye ngo 140 miliyari ngo ni 140, ni miliyari 1400. Munyihangane rwose kaba kanjabutse. Ni miliyari 1400 azaba akoresheje z'amafaranga y'u Rwanda. Ni menshi cyane, ni menshi cyane. Nk'uko rero biri kugaragara mu ngenga y'imari cyangwa se mu bigendanye n'ingengo y'imari nyine ya hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aya mafaranga rero ngo akomeje guteza impaka mu mikoresherezwe y'umutungo wa leta hano muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kandi koko mu by'ukuri birumvikana abaturage nabo baba bagomba kwibaza bati se aya mafaranga mu by'ukuri arimo arakora iki? Hano rero hari uwitwa nawe ni umugaba mukuru w'ingabo, ni umuyobozi wa CNDD-FDD ni SG, yitwa Reverien Ndikuriyo. Ati nabo ngabo rwose bavuga ko bashaka ngo kuza ngo gutera ngo Uburundi cyangwa se bashaka kugira ibyo baza gukora, ati bazaze bahagarare ku murongo rwose, baze ku mwanya w'imbere, babanze barebe bati ati nanjye narindiyo. Reka wenda nawe tubanze twumwumve uko abivuga. Arimo aragaruka ro kuri Pamela wigaragaje rwose ko yamaze kujoininga uyu mutwe wa Red Tabara, ndetse ngo biteguye kugira ute gutangira gukora ubutegetsi bubi bw'abadete. Nuko nagize Imana bikansa abazikiriza mukababwire muti ko mwavuze ko mugomba gwane muje imbere nimwapfa muzoba incungu z'u Burundi. Doriane nibaza yuko uze ugahinyanyura ubarungikire kandi saa sita bazoba bakarose baje imbere. Ni gwitaha murababwira sineko mavyumvise abajournaliste ko abantu muzo gaca mugace gate mwabwiye muti mukaza gutera Uburundi muje imbere. Utinga ndi kuriyo bandashinjuro 9 nuko nagize Imana bikansimba. Baje imbere nabo turabe ngene bigenda, apana kuvugira haje matonge mu berege baje intuze imishishito n'uburobe. Nibaze baje kwitere nashi tukajya twabumvise amazina baje imbere naje baravuga ngo. Ati rero mureke kuvugira rwose iyo hanze aho muri kwirira imishishito ndetse n'amarobe. Umushishito ni inyama yo mu nda bimeze nk'igifu. Ati mureke kurya imishishito murya n'amarobe, murangiza rwose mukavuga ngo mugiye kuza gutera. Ati turabazi twarabumvishe n'amazina yanyu. Ati ni muze imbere niba rwose kuko mwihemeje muze mu Rwanda. Ati wenda muzaba ibitambo by'igihugu. Ati njyewe ati rwose nanjye nagize ntati nararokotse bandasha inshuro ni avuze 6 8 ni inshuro 6 bandasha inshuro 6. Ati nuko nyine nagize Imana, nyine Imana yandinze. Ahubwo nawe bagabo baragiye ku buyobozi mu by'ukuri ntimuzajye mureba ngo dore baba barakoze ibintu mu by'ukuri ibintu bidasanzwe kugira ngo bahagere. Urumva ati ngiye narashwe inshuro zigera kuri zingahe, kuri inshuro zigera kuri 6. Ati rero Imana irandinda. Ati rero namwe muzaze muri imbere. Aravuga ati abanyamakuru murimo kutwumva tutuntu mudukate mugende mudushyira nyine kuri platform cyangwa se ku mirongo nkoranyambaga abantu babibone. Ati noneho abashaka kurwana baze imbere, baze barwane da.
ati baze barwane. Uyu rero ni Reverien Ndikuriyo, ni SG cyangwa se n'umuyobozi wa CNDD FDD, niwe rero uhagarariye iri shaka rya CNDD FDD, rinafite rwose umukandida wabo cyangwa se perezida, ni naryo ribarizwamo perezida Evariste Ndayishimiye. Bivuze ngo ni ishaka riri ku butegetsi, baravuga bikijyana. Mu by'ukuri iyo bategetse ibindi birakomera, umugani nabonye iyo bategetse birakomera. Ngayo nguko rero bakunzi ba Eugene Official, ndagira ngo rero rwose mbabwire nti ararekwa ntashyira, ararekwa rwose ntashyira. Dushimire cyane mwe twabanye kuva ku munota wa mbere ukagera ku munota wa nyuma, ariyo uyu nguyu. N'iby'agaciro rwose turabakunda cyane, dukunda uburyo kimwe mwazirikanyemo ibiganiro byacu ndetse n'uburyo rwose mwagiyemo biha agaciro. Dushimira abakoze subscribe rwose tubikuye ku mutima, ndetse namwe mudahwema gukora like ku kiganiro cyose dusohoye. Muraba agaciro, turabakunda cyane. Hanyuma rero abatarabikora namwe ni mukore subscribe, mukore like, muna sharing n'iki byose, ubundi namwe mwinjire mu muryango mushya w'abakunzi cyangwa se w'akadasohoka ka Eugene Official. Turaza gusura mu masaha nyuma ya saa sita tureba update na makuru ari buze kubagezweho. Nk'ibisanzwe turaza gusimbukira muri kano karere k'ibiyaga bigari, Kivu y'Amajyepfo, Kivu y'Amajyaruguru, mu bindi bihugu bigiye bitandukanye, turebe rero ibiri buze kwa bivugwa. Hanyuma rero reka dusoreze aha, mwakoze cyane. Ciao. Eugene Official.